Yesu ashimwe. Dutabagwa kubera ibibazo dufite. We are helped because of the difficulties we have. Nta muntu n'umwe udafite ibibazo. Everyone has a problem. N'abakiranutsi bagira ibibazo. Even those who are righteous, they have issues. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Because the word of God says umukiranutsi agira ibyago byinshi, the righteous has a lot of difficulties, ariko Uwiteka bimukiza byose. but God helps him in every situation. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ukazabona ufite ibibazo byinshi, If you see that you have a lot of difficulties, uhindura imitekerereze yawe. change the way you think, Kuko ibyo bibazo because those issues, nibyo bikugeza ku musozi Siyoni. those issues give you the right to get to the Zion, to Zion. Nibyo bikugeza mu bisubizo. That's where you get your answers. Hagati y'amasezerano Between the promises no gusohora kw'amasezerano and the provision of those promises, hagomba kuba ibibazo. there has to be a problem. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Harabazaguhanurira Some people will prophesy for you kugiye kubona ibisubizo. that you are getting closer to the solutions. Niwumva ubwo buhanuzi busohotse, If you get those prophecies, usenge cyane. pray hard. Usenge cyane Pray harder, kuko buzazanana n'ibibazo. because they come with the problems. Yesu ashimwe cyane. Amen.